nongeye kugusuhuza mwene data mu izina rya Kristo Yesu. Ndizera kumeze neza aho uri hose, umeze neza. Imana iduhana umugisha. Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo tukiriho nicyo gishoro, kuba uri muzima n'ishimwe rikomeye, kuba ugifite umwuka w'abazima n'ishimwe rikomeye. Uko waba umeze kose, ariko kuba ugifite umwuka w'abazima uracyari umukandida w'amahirwe. Waba uri muzima, waba warwaye, waba ukennye, waba ufite ikibazo, kuba ugifite umwuka w'abazima, iryo ni ishimwe ukwiye gushimira Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Nongeye kwifuza ko uyu munsi tuganira amagambo y'Imana. Amagambo y'Imana, ijambo ry'Imana, twitekerezeho, turebe icyo Imana dushakaho n'icyo Imana twifuzaho. Uyu munsi turavuga ku magambo avuga ngo kugenda nka Yesu, gusa nka Yesu, kuvuga nkawe, gukora nkawe, gukunda nkawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abanyarwanda bakunda guca umugani bakavuga ngo umwana agenda nka se. Natwe dukwiye kugenda nka Kristo, dukwiye gusa nkawe, dukwiye gukora nkawe, dukwiye kuvuga nkawe. Imana iduhana umugisha. Mu gitabo cya Matayo ibice 26 umurongo wa 69 haranditse ngo Petero yihakana Yesu. Mutwe w'amagambo: ubwo Petero ari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati, ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Arasohoka ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Amen. Yesu ashimwe cyane. Icyambere nshimira Imana muri iri jambo nuko Yesu Kristo niwe muhanuzi utavangirwa. Ni umuhanuzi mukuru, icyo avuze kirasohora, icyo avuze kibaho. Yesu ashimwe. Ndashaka kuvuga ngo icyo wavuganye n'Imana cyose kizabaho ku buzima bwawe. Petero Yesu yari yamubwiye ibi bitarabaho, aramubwira ngo inkoko itarabika gatatu uraza kunyihakana. Petero ararahira aratsemba, aravuga ati, mwami ntabwo nge nakwihakana, ntabwo byashoboka, uko byagenda kose ngewe ndapfana nawe. Aramubwira ati, turize Petero, ngewe ndeba mu itangiriro nkareba no mu iherezo. Nubwo ufite ayo mashagaga numva ari kuri kubyiyumvamo, ariko inkoko itarabika gatatu wowe Petero uraza kunyihakana. Turashima Imana ireba mu itangiriro ikareba no mu iherezo. Yesu ashimwe cyane. Kandi ubwo ibera hose icyarimwe ibasha guhindura ibyashize igahindura n'ibizaza. Imana ijya ibihindura, ihindura ibintu bya kera bikaba bishya, igahindura n'ibizari kuzaba, ikongera nibyo ikabigira bishya. Yesu ashimwe cyane. Petero agera ahantu Yesu ari, umugore aramureba aramwitegereza, amwe atari kuwa mugabo we wari kumwe na Yesu Kristo. Petero arahakana, ibyo Yesu yavuze birasohora. Arongera inshuro ya kabiri, Petero arahakana aratsema. Ariko ngo bageze hanze abagabo bareba Petero baramwitegereza, amwe atari kuwe twakubonye wa mugabo we wari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Petero arahakana ati, wowe wihakana, imvugo yawe ubwabyo irakumenyekanisha. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kukubaza wowe ndeba nanjye nibaza ko tuvuga Yesu Kristo, imvugo zacu zigaragaza Yesu Kristo, ingeso zacu zigaragaza Yesu Kristo, imyitwarire yacu igaragaza Yesu Kristo, ibikorwa byacu bigaragaza Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Petero aramwihakana, ariko amwe ati, nubwo umwihakana mugenda kimwe, nubwo umwihakana muvuga kimwe, nubwo umwihakana ariko murasa. Yesu ashimwe. Itekerezeho nanjye nitekerezeho. Imana irashaka ko natwe tuba nka mugani w'Abanyarwanda ngo umwana agenda nka se. Tugenda nka Yesu, dukora nka Yesu, tuvuga nka Yesu, tugira urukundo nk'urwe, tugira amagambo ye, tugira ingeso nziza ze mu izina rya Kristo Yesu. Ugenda nkawe, usa nkawe, uvuga nkawe. Ubu ntago nahagarara no mubeshe ngo ndi umuzungu, amaso yanyu arabibona ko ndi umwirabura. Yesu ashimwe. Ariko rije uvangura umukristo, umuntu akakureba akagushakamo ubukristo akabubura. Utwaye Bibiliya ni wowe uterana ayo kumanywa na ninjoro, irya mbere irya kabiri n'irya gatatu kugeza ku rya nyuma, ni wowe. Ariko umuntu agashaka ingendo ya Yesu muri we akayibura. Umuntu agashaka ururimi rwa Yesu Kristo kuri we akarubura. Umuntu agashaka impumuro ya Yesu Kristo kuri we akayibura. Umuntu agashaka imivugire ya Yesu kuri we akayibura. Umuntu agashaka ingeso za Yesu Kristo kuri we akazibura.
ndagira ngo uyu munsi Kristo yongera kwambare ugende nka Yesu. Utaranabwira umuntu ngo ngende umurokore abone Yesu utarivuga. Ntabwo Petero yavuze ngo nge nagendanye na Yesu. Baramubwiye ngo turakuzi, arabihakana. Arabati ariko nubwo twatuta imvugo yawe ubwayo irakugaragaza ko wabanye nawe. Yesu ashimwe. Murokore, hari amagambo akuva mu kanwa adakwiye kukuvamo atagaragaza Kristo Yesu. Hari ibikorwa bikuvamo bitagaragaza Kristo Yesu, bidakwiye kuva muri wowe. Aya magambo magufi niyo ngira ngo tuganire, wowe witekerezeho, ufata umwe ngo ngenda nka Yesu. Yesu umuntu ambonye yabona Yesu Kristo. Umuntu ambonye yakwifuza kunkurikira. Umuntu ambonye yagira inzara n'inyota byo kunganiriza. Cyangwa iyo bambonye babona intare. Cyangwa niyo ntashye ngeze mu rwara bangwa intare iraje abantu bose bakagwirirana, abantu bose bagahunga. Reka ahantu hose ugeze abantu bagira inzara n'inyota yo kugutega amatwi. Abantu bagira inzara n'inyota yo kuza bagusanga. Yesu aravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Uko yari ari natwe niko turi. Reka abarushe n'abaremerewe bagusange baruhuke. Ugira amagambo aruhura imitima, ugira amagambo y'ihumure. Yesu ashimwe. Biragoye ko abantu bagusanga bababaye barushye ngo nibaza bagutura ibibazo byabo ubu wa mbere kubivuga, ubu wa mbere kubyamamaza. Baze bafite ubwoba bw'ubuzima, baze bafite ubwoba bw'isi, baze bafite ubwanga ibiciro byazamutse ku isoko, ngo nawe umere nk'ababwe ati he turapfuye turashize. Babwire ngo hari ibyiringiro, dufite Imana. Ugira amagambo akomeza abantu. Ubu buturo bw'abantu barushe n'abaremerewe, ubu rutura abantu baza bakaruhukiramo, ubu butura abantu baza bagakirizwamo. Yesu ashimwe. Kuko wamenye Yesu, kuko ufite Kristo muri wowe. Haleluya. Tugende nka Yesu Kristo, tuvuge nka Yesu Kristo, tugire urukundo nk'urwa Yesu Kristo. Birababaje ko ari we bavuga kuzi Yesu, birababaje ko ari we bavuga kugendana na Yesu, ariko akari umuntu wa mbere utizerwa n'abantu. Nta wakubitsa ibanga. Kukubwira ibanga ni nko kujya gutanga publicité kuri radio, byaba bibabaje kandi ugendana na Yesu Kristo. Guca imanza niwe wa mbere, iteraniro ry'abanyamagambo niwe wa mbere, abagiye kwiba niwe wa mbere, ariko ukaba n'uwa mbere mu bagiye gusenga n'abagiye kuririmba. Oya, ibyo bintu Imana irabirambiwe. Irashaka ko tugenda nkayo. Umwana agenda nka se, wo n'umugani w'Abanyarwanda. Reka natwe tuvuge ngo umurokora agenda nka Kristo, umwana w'Imana agenda nka se. Tugende nk'Imana, dukore nk'Imana mu buryo bwose bwo kugenda. Yesu ashimwe. Imvugo yawe irakumenyekanisha, ariko ndashima Imana. Iyi Imana iradukunda, Imana ni Imana y'urukundo. Yesu amaze kuzuka umuntu wa mbere yafashe akamuhifunguza, akamuha gutwara itorero ni Petero. Bivangiye Imana n'inyembabazi. Nubwo Petero yihakanye Yesu, Yesu amaze kuzuka ntabwo yamwihakanye. Ntabwo yamubwiye ngo Petero we ibyo wankoze ndabyibuka, ndakwitura ibyo wankoze nanjye sinkuzi. Oya, haracyari amahirwe yo kwihana. Ariko hari umunsi Yesu yaduteguje, aratubwira ngo muzangera imbere mbabwire ngo nimugende sinigeze mbamenya. Haracyari amahirwe yuko twahindura ingendo, haracyari amahirwe yuko twahindura imico. Ariko hari umunsi uzagera ababwira ngo nimumve imbere bamaje gukinga, tumubwire ngo mwami ntabwo wibuka ko twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, ntabwo wibuka ko twahanuraga, ntabwo wibuka ko ngera ugaba nabwirizaga. Oya, irashaka ko ngenda nkayo, irashaka ko nawe ugenda nkayo. Haracyari amahirwe yo kwihana. Imana yacu ni inyembabazi, ikeneye ko tugenda nkayo, twitwara nkayo, tuvuga nkayo, dukora nkayo. Haracyari amahirwe. Yesu azutse abwira Petero ati Petero ragira inama zanjye. Amuha icyubahiro, amuha akazi keza, amuha umugabane ukomeye, atitaye ko yamwihakanye. Yesu ashimwe. Hindukira hakiri kare, hindukira igihe cy'igihari, hindukira bitarakomera, duhindukire bitaraba bibi. Wowe uri mu ngeso mbi zivemo, tuve mu ngeso mbi, duhindukire. Wowe unywa gake abishingukemo, hindukira. Wewe wasenga gukagira amagambo, hindukira. Wewe wasenga ugaca imanza, hindukira. Wewe wasenga gukanywa gake, hindukira. Turacyafite amahirwe, akanagahwe duhaye, turi mu gahe k'inyongezo. None aha twahindukira. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo tuzarata imirimo. Imana irashaka ko tugenda nkayo.
twagera ku ijuru ikatureba, akaba muri ibyo ngo mpa amavuta ngo ubwo uzaza uzambonere kure, natwe ikatubonera kure, ikagira ngo kanaka ndakuruzi tambuka wirukanke winjire, kanaka ndakureba tambuka wirukanke winjire. Imana natwe tubonere kure nk'abana bayo, nk'abakiranutsi bayo. Yesu ashimwe. Tuvuga amagambo ya Yesu Kristo duse nkayo, tugende nkawe. Nidutsindwa twemere ko twatsinzwe, dusabe Imana imbabazi twongere imbaraga ariko dukomeze urugendo. Akaga kabi ni ukutimenya. Yesu ashimwe. Niwihagarareho uvuga ngo nge oya, wemere gutsindwa ngo ingeso ngewe nyiziho, uyu munsi Mana ndashaka guhinduka ngasa nkawe. Buriya Namani yataza guca bugufi ntabwo yaba yarakize ibibembe. Mwibutse ko ijambo ry'Imana ngo Namani yari umugabo w'ingabo w'Isiriya, ngo ni Uwiteka Imana yakoreshaga kugira ngo ubwoko bw'Isiriya babashe gutsinda. Ariko nubwo Imana yamukoreshaga iby'ubutwara agatsinda ku rugamba, Namani ngo yari umubembe. Umwana bari baranyaze muri Isirayeli, umukobwa w'umuja, niwe wenyine waje kureba abona ibibembe bya sebuja, abona Namani abibwira nyirabuja. Aramubwira ati ariko ngewe nubwo abantu bo muri iki gihugu batareba, hari ijisho ngewe nateye naciye mu mwenda wa databuja nabonyemo ibibembe. Ariko mu gihugu cy'iwacu hari umuhanuzi w'Imana witwa Elisa, yabasha kumusengera Namani agakira. Inkuru ziragenda zigera kwa Namani. Namani arabyumva ngo arahaguruka n'abagaragu be n'ingabo ze. Yari umusirikare ukomeye, Imana yakoreshaga iby'ubutwari ariko ari umubembe. Ndagusengera nanjye nisengera ngo Imana imurike mu myambaro wambaye, ireba ahantu hari ikibembe. Nubwo ujye ugenda ugakora iby'ubutwari, nubwo ujye ugenda ugakora ibintu by'imbaraga, ariko Imana ireba ahantu hari ikibembe, Imana igukiza ikibembe mu izina rya Yesu. Namani aragenda, bageze kwa Elisa. Elisa aramwatinye nta kintu ndi buvugane nawe, dore umugezi, manuka ibiremo inshuro 7 uravamo wahumanutse. Namani arasuzugura ati ngewe ubusi iki gihugu cyanyu mwe muturusha imigezi, twe dufite inyanja, twe dufite inyanja z'ubwoko bwinshi butandukanye, dufite imigezi myiza, dufite n'amasoko. Iyo aba ari ukwiyuhagira mbona aragiye mu migezi iwacu nkiyuhagira. Ikintu kitwica ni ukwihagararaho, ikintu kitwica ni ukwiyemera. Ca bugufi, icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Wowe uri umuntu gusa, cyakwereka wapfuye niba gushingure ukamara 3 bataragushingura ukuntu umumeze, uraturika, umubiri ni ubusa. Icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Yesu ashimwe. Elisa aramubwira ati ngewe nta kintu mvugana nawe, manuka. Namani ati narinzi kuri buze kwizembagiza, ukuzura umwuka, ukavuga mu ndi mugatitira, ukajya mu birere ukandambikaho ikiganza, nkabona gutyo. Ati ibyo ngewe si byo nkorera, manuka. Icyo Imana iri ikeneye ni uguca bugufi kwa Namani. Ca bugufi, wemere ugende nka Yesu. Haleluya. Ugende nka Yesu Kristo, icyubahiro kigabanye. Yesu ntabwo yiyemeraga. Tugeze mu gihe umuntu azamuka gato agahita ahinduka igikomerezwa, abantu bakagushaka bakakubura, kandi waramagare uri umuntu w'abantu, uri umugaragu w'abantu. Kandi ijambo riravuga ngo nimba dushaka kuba abakomeye, nimba dushaka kuba abakuru mu bwami bw'Imana, nitube batoya imbere y'abandi. Yesu ashimwe. Tuba abagaragu b'abandi, dukorera abandi. Ariko Imana irakuzamuye, uhise uhinduka igitangaza. Imana igushyize hejuru muri famiye, utunze miliyoni, ntabwo ugishaka ko abafamiliye bagusura ngo bafite imyate buzuye ivumbi. Oya, ca bugufi, icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Imana iguhaye amavuta, usigaye werekwa, usigaye uhanura, utangiye kwigira idolari, uratanga amarandevu n'abeshya rimwe na rimwe. Yego waba bize kubera umurimo, ndabyemera, ariko wigorana, wishyiraho inzego rimwe na rimwe zigoye abantu kukugeraho. Ca bugufi, uba umugaragu w'ubwoko bw'Imana, nibwo uzaba mukuru mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Yesu ntabwo yigeze yiyemera. Yambaye ikanzu imwe, yambaraga ibintu bisanzwe, yacaga bugufi. Ariko irakuzamuye gatoya ngo araho. Imana itugirire neza. Ntabwo naza kubwiriza mutamaye ibi, ntabwo naza kubwiriza nafite iyi modoka, we ntabwo byagenda gutya, ko yacaga mu bwato se rimwe na rimwe akagendesha amaguru, akadiha n'ibirenge bye, ari umwana w'Imana isumba byose, ari umwami w'abantu. Ariko we wigize kagarara. Imana ikeneye kugenda nkayo. Abantu bakura ngo uyu muntu aragenda nka Yesu. Ntabwo avuga Yesu gusa, ahubwo aramuvuga, ariko baranasaba, banagenda kimwe, banateye kimwe. Yesu ashimwe. Ndaririmba neza abantu bagafashwa. Wewe kubera ko ndirimba neza mugomba kubyishyura miliyoni 2. Ibyo ni ibihembo by'isi. Ubwo se ubundi ibihembo uzabikure mu ijuru kandi abisi baguhemba. Ndacuranga neza abantu bagafashwa. Ibyo ni ibihembo by'isi. Wikwishyuza abantu, wishyuraho ibiciro, ijuru rizaguhemba kandi rizakugenera umushahara mwiza ukwiriye. Apana indonke z'abana b'abantu. Imana irashaka kugenda nkayo.
ukagenda nk'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana nivuga iby'ibinyoma, Imana nibeshya, Imana nivuga ibyo itazavuga, ibyo itazakora. Gwisezeranya abantu amasezerano bizi neza kutazayasohoza. Gwibwira abantu ibyo uzabakorere uzi neza kutazabikora. Vuga ijambo uhagazeho nkuko Kristo yavugaga ijambo akarihagararaho. Icyo avuze Yesu Kristo aragikora. Imana nitubabarire. Imana duciye bugufi imbere y'amaso yawe. Turirondoye natwe ubwacu. Dusanze mwami Imana twaratsinzwe kandi ijambo ryawe riradutsinze. Turashaka gusa nkawe, turashaka kugenda nkawe. Na mwene data uri mu ndeba nona nawe arashaka kugenda nkawe, arashaka gusa nkawe. Atsinzwe n'ijambo ryawe kuko atabaye nk'ukuri, kuko atagenze nk'ukuri. Mwami uduhe kuvuga nk'uko uvuga, uduhe kugenda nk'uko ugenda, uduhe gukora nk'uko ukora, uduhe kwera kuko turi abana b'Imana. Igiti cyera imbuto zacyo, dukwiye kwera imbuto zikwiriye abana b'Imana. Ntabwo umwembe wakwera voka, ntabwo voka yakwera karoti. Buri giti kigira imbuto zacyo cyera. Duhe kuba nk'abana b'Imana, tugende nkawe, dukore nkawe, tuvuge nkawe, n'abatubonye babone wowe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Uraceceye ku ntebe y'imbabazi. Mu gihe nk'iki Kristo utugirira imbabazi aho twakiraniwe hose. Twabaye abanyabyaha, twavuze izina ryawe ariko nitwasa nkaryo. Twavuze amagambo yawe gukiranuka ariko twe nitwakiranuka. Twavuze amagambo yawe yera ariko twebwe nitwera. Duciye bugufi turi imbere y'amaso yawe kugira ngo tubabarire, utweze, udutunganye. Kandi warirahiye uravuga ngo imisozi n'udusozi bizashiraho ariko imbabazi zawe zizahoraho iteka ryose. Kubw'ijambo ryawe rero, kubw'imbabazi zawe Kristo, reka twongere kwezwa, dutunganywe tube bazima. Kuva uyu munsi Kristo turahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye kugenda nkawe, ngiye kujya mvuga nkawe, ngiye kugira imico yawe, ngiye kugira ingeso zawe, ngiye kugira impumuro yawe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Ngiye kurabagirana nkawe, abambonye bakubone mu izina rya Yesu Kristo ushirwe hejuru. Turagushimiye kuduhaye imbabazi kandi duhaye imbaraga kuva uyu munsi ukaba ugiye kuba umucyo, ugiye kubura intambwe z'ibirenge byacu kugira ngo tudasitara. Nuhimbazwe. Iyi myambaro yose twari twarambaye atari yawe, itadukwiriye, turayiyambuye, itwikwe mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Twambikwe imyambaro misha ikwiye abana b'Imana. Urakoze Papa, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe kuva ubu kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana iguhe umugisha. Tangira ugende nka Yesu.